yava ku rwibutso nta handi hano wakuriye inkuru by the way. Ben avuye mu bitaro. Ariyo ari nubari mu bitaro. Nubari mu bitaro kuva yava ku rwibutso kugeza uyu munsi yabaye ikirero ari mu bitaro. Mugisha Ben. Amakuru avuga ko buriya nyuma yo kuva ku rwibutso abo muri 155 AM yari yateguye biriya bikorwa kuko niyo bundi yari yateguye The Ben buriya ari umutumirwa nk'umuntu wazakorera n'ibitaro bifuje ko bavuye hariya bahura nabo ku rundi ruhande bakinegura bajya guhurira n'ubundi abo bari bahagurukiye iriya hoteli yose ndi buyivuge ntago yishyuye n'ibiryo urumva abariyo rero The Ben baramubonye abwira bari bamusabye ko yahanyura ko bamureka gataha ko ariko yari yanabibabwiye mbere ejo narabibabwiye ko The Ben atigeze asohoka mu modoka ababwira ko bamureka gataha ko yumva atameze neza uwo munsi rero yaratashye nkuko yaramaze no kubibabwira ajya mu rugo araryama yumvaga ari nk'umunaniro wenda cyase iki ninjoro sinzi igihe yafatiwe kubera ko njye ubwo paje irengaho amakuru ya mbere nakuruye nayo ngaho yaho ngaho hanyuma ya kabiri ni ninjoro ageze kwa muganga ubwo igihe yaviriye mu rugo cyose y'inkizi ariko umuntu wari uri kwa muganga uriya nari mbizi kuva uwo munsi nyine ejo iyo nkuru nari nyifite ariko ari ukuntu ufite surusu uvuga utireka ndetse gato ndebe uwo munsi ninjoro nka saa 9 n'igice saa 10 hagati ya saa 9 na saa 10 nibwo The Ben yari ageze ku bitaro bya Kanombe urumva ku bitaro bya Kanombe ntabwo nari nzi ko banagira ako bamugane nta hantu batagira VIP so bahita of course baramusuzuma n'iki bamwitaho bahita bamuha ibitaro n'ubari mu bitaro gusa ibijyanye n'indwara arwaye byo ntumbaze ntagira amenyekana ave byiho nayo ngayo yavunanye reka ari inkuru